bagushime bose baguhimbaze. Uburyo naje ni uburyo butangaje. Rero ubwo buryo butangaje Imana yahisemo kunzana mu Rwanda, ni nabo buryo butangaje ikora uwo mwihariko. Ntabwo ari jewe ngo nandike indirimbo nkashyiramo imbaraga ngo zibe zifite umwihariko kuramba oya, ni umwihariko w'Imana. Murakoze cyane kuyikorera, kandi tutari abantu badasanzwe ariko turi bantu bo hasi cyane. Ndibuka dutangira twari abantu batari benshi ariko twari abantu baturanye, twuzuzanya, dukundana, dutangira dutya umurimo w'Imana. Imana iraturinda, nta mbogamizi zikomeye cyane navuga ubu zitubuza gukora umurimo w'Imana, nubwo hataburamo umuyaga ariko urahita twebwe tugakomeza. Imana rero turayishimira cyane kubw'ubuntu bwayo kuri twe. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Teraniye ahangaha kwizihiza igikorwa cyo gutangiza urugendo tugiye gutangira ruri imbere rw'amezi agera nko kuri 7. Urugendo twise urugendo rw'isabukuru y'imyaka 30. Turashimira Imana ko uyu mwaka turimo, uyu mwaka dusoza wa 2025 tuzaba twujuje imyaka 30 dutangiye umurimo. Ko twatangiye umurimo mu 1995. Turashimira Imana ko mubo twatangiranye uwo murimo bamwe barahangaha. Ambasabe bahaguruke mu bareba abahari bahagarariye abandi. Bwana Mbanda niwe wabaye perezida wa mbere, niwe wabanje kutuyobora bwa mbere muri uwo mwaka. Ndabona Bwana Ngwije, ndabona Aloise, ndabona Bwana Sande, ndabona Godfrey, ndabona Kayitesi, ndabona Ngwije, ndabona n'abadamu bari inyuma hariya, Ana, Marie Claire n'abandi. Aho n'abahagarariye abandi. Turashima Imana rero yaturinze muri imyaka 30, tukaba tugeze muri uwo mwaka nyine twizihiza imyaka 30 turi muri uyu murimo w'Imana. Turashimira itorero ryacu ry'Iremera ryadufashije kugira ngo dushobore kubona uburyo bwo gukora umurimo. Ndibuka iniforme ya mbere nibo bayituguriye. Turi kumwe na Pastor Frere. Pastor Frere ari kumwe natwe. Pastor, turakwakiriye mu izina rya Yesu. Nanone turi kumwe n'uwaje ahagarariye umuyobozi wa Firiti. Reka tumusabe ahaguruke mu murebi. Pastor Alex akaba n'umunyamuryango wacu ukomeye cyane. So yaje muri ibyo biti byombi kuba ari umunyamuryango, ariko kandi akaba yaje anahagarariye urwego rwa Firiti yacu. Firiti turayishimira cyane. Dufite rero abanyamuryango twatangiranye umurimo, bamwe ndababona hano. Bishop Mubara Peter, nahaguruke murebe n'abandi banyamuryango baraha. Ntiriyo mvuga amazina yanyu, nimuhaguruke kugira ngo abantu babarebe. Abanyamuryango barahangaha bahagarariye abandi. Imana ibagire neza, ibaho umugisha. Urugendo rero dufite imbere twise urugendo cyangwa road map yo kwizihiza imyaka 30. Igikorwa dukoze uyu munsi cyo gutera igiti nicyo kibimburiye ibindi bikorwa dufite. Ibindi bikorwa dufite ni ibihe? Mu kwezi kwa 4 nanone tuzagira igikorwa
cyo kwibuka. Igikorwa cyo kwibuka kizaba kigizwe n'ibikorwa byo guhumuriza abantu b'inshuti zacu, cyane cyane abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe Abatutsi. Barahari n'ubu ngubu, hari abo twatangiranye bari muri icyo cyiciro bacitse ku icumu. Reka nsabe bari ahangaha bahaguruke, b'abanyamuryango barahari. Imana ibagire neza, ibahe umugisha. Hari n'abandi ngira ngo bari hanze, ariko tuzakora igikorwa nk'uko dusanzwe tubikora cyo guhumuriza abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe Abatutsi. Hari n'ikindi gikorwa tujya dukora kijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge. Dutangiriye umurimo, dutangiriye korali, twari dufite gahunda y'isanamitima na gahunda yo kugira ngo dutenyere abantu batari bakijya gusenga kubera ibihe bari baranyuzemo, cyane cyane icuraburindi rya jenoside. Ariko twashoboye kwegera abarokotse, tubagezaho umurimo w'Imana, tubagezaho ubutumwa bw'isanamitima. Baratinyuka basubira mu rusengero barasenga bisanzwe. Ariko ntabwo twagarukiye aho, hari n'abari barakoze jenoside bari ubu ngubu ntabwo zikitwa prison, sigaye zitwa amagororero. Bari mu magororero naho twagezeyo, ndetse tujyanayo ikintu gikomeye cyane, igikoresho gikomeye cyane cyo kubabatiza. Muzehe John ari ahangaha, ni umuntu w'umushakashatsi, yavumbuye ikintu cyitwa mobile baptistry cyangwa Yorodani igendanwa. Yorodani igendanwa, reka tumukomere mu mashyi. Iyo Yorodani igendanwa nubwo isigaye ikoreshwa n'ahandi hose, ariko twabanje kuyikoresha mu magereza, kandi John yarakoze cyane. N'uyu munsi icyo gikoresho kiracyagenda hirya no hino mu magereza. Ubu ntabwo cyitwa amagereza, yasigaye yitwa amagororero, kugira ngo abantu bamaze kwemera Yesu Kristo bakiyegurira Imana babatizwe kandi baniyunge n'abo bahemukiye. Ibyo rero John yarabikoze, abikora neza cyane afatanyije na korali. Ubwo rero nanone tuzasura nako tuzakora igikorwa cy'ubumwe n'ubwiyunge, ndetse tuzakora n'ikindi gikorwa cyo kurwanya ibiyobyabwenge. Nk'uko twari dusanzwe tubikora, tugira kampanye yo kurwanya ibiyobyabwenge. Tuzakomeza n'iyo kampanye, tuzababwira amatariki, tuzagenda tubishyira tubabwira kuri za social media no mu binyamakuru. Tubabwira igikorwa gikurikiyeho kugira ngo muzakitabire nk'uko mwitabiriye cy'uyu munsi. Urwo rugendo ruzasoza ryari? Ruzasoza mu kwezi kwa munani, ku ya 23 z'ukwezi kwa munani, kandi aho tuzakorera icyo gikorwa ubwo ni mu mwaka utaha 2026, aho tuzizihiriza igikorwa cya nyuma cyo muri urugendo rw'isabukuru y'imyaka 30 ni hano hirya mu Ntare Arena. Uwo munsi turakubakumbuje rero, iyo tariki 23 z'ukwa munani hazaba ari mu biruhuko. Ubwo n'abanyeshuri bombireho, tuzataramana twizihize iyo tariki n'igitaramo cy'akataraboneka. Abakunda indirimbo tuzaba twatumiye n'andi makorali, ambassadors zabihari n'andi makorali menshi ari ayo mu Rwanda n'ayo mu mahanga azaba hari. Ndagira ngo rero mbakumbuze iyo tariki, kandi bakumbuze n'ibyo bikorwa byose tuzagenda dukora mu rwego rwo kwizihiza isabukuru yacu. Reka nsoze nshimira abantu badufashije muri iki gikorwa, kandi bazakomeza kudufasha gutegura ibi byose. Abo nta bandi
ni Authentic Events. Authentic Events bahagarariwe na Robert. Robert rero turagushimira cyane n'umuryango muyoboye kubw'iyi nkunga mwaduteye. Hari n'abandi benshi baduteye inkunga, ntabwo twakwibagirwa umujyi wa Kigali, ntabwo twakwibagirwa umuryango RFA aribo bashinzwe amashyamba, ntabwo twakwibagirwa akarere ka Gasabo, ntabwo twakwibagirwa umurenge twateraniyemo uyu munsi wa Rusororo. Turashimira n'abandi bose, turashimira byimazeyo ibinyamakuru biri aha ngaha, ni byinshi cyane kuba mwitabiriye mukaza kudufasha kugira ngo iki gikorwa kimenyekane, kandi n'ibindi bikorwa byose tuzagenda tubabwira, tuzagenda tubatumira muze dufatanye kugira ngo uru rugendo tutangiye uyu munsi tuzarusohoze neza. Uyu munsi twateye ibiti 30, ariko si byo byonyine, twashoboye gutera ibiti 200. 30 byari bivuze iki? 30 byashushanyaga imyaka tumaze 30 muri uyu murimo. Igiti kuki twateye igiti? Igiti ni ubuzima, kandi igiti ni ikintu kimara igihe kinini. Hari igihugu nigeze kujyamo batwereka igiti kimaze imyaka 500, yenda bashobora ko barakabyaga, ariko bavuze ko icyo giti gishobora kuba gikabakaba imyaka 500. Yenda mu Rwanda dushobora kuba tubifite, sinzi niba tubifite, ariko yenda abakanyamashyamba bashobora kuba bazi ibiti mu Rwanda dufite imyaka bifite, ariko igiti kiraramba. Uko igiti kiramba rero niko twifuza n'uyu murimo Yesu Kristo nawe atagarutse vuba. Turifuza ko uyu murimo tuzawurambiramo, turifuza ko uyu murimo uzakomeza kugera ku bantu benshi. Uyu munsi turi hano nk'abatangiye umurimo, ariko turi kumwe n'abana bacu, turi kumwe n'abuzukuru bacu, bose twazanye kugira ngo iki giti duteye, ibi biti duteye tuzakomeze kubibungabunga, kandi bizakomeze kutubera urwibutso yuko Imana yabanye natwe muri iyi minsi imyaka 30, yatugiriye neza, yaduhaye ubuzima, ntacyo twayiburanye, ntacyo twabuze kugira ngo dukore umurimo w'Imana. Twakoze umurimo hano mu Rwanda, tugera no mu bindi bihugu, tugera ku isi yose, kandi umurimo wacu umaze kugera ahantu henshi cyane. Uyu munsi ku mbuga nkoranyambaga dufite abadukurikira 500,000 zisaga. Ibyo turabishimira Imana cyane. Ukuvuga ngo niba ribaye ari itorero, dufite abizera cyangwa abantu tubwiriza 500,000. Murumva ko ari igikorwa gikomeye cyane. Ibyo rero ntabwo twabigezeho ku bwacu, twabigezeho kubera ubuntu bw'Imana. Imana ishimwe ku bw'iki gikorwa dutangiye, kandi Imana yatumye tugeze imyaka 30. Ntidushidikanya ko izakomeza kuturinda, yakomeza kuduha imigisha kugira ngo ubutumwa tuvuga bugere ahantu henshi. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi ndagira ngo mbereke madamu turi kumwe, twarafatanyije uyu murimo. Nahagurukiye mu murebe Imana imugire neza. Abantu badukunda cyane. Reka mbereke umuyobozi Jacques ahagarariye korali idukunda cyane. Korali murayizi, kandi hambere twafatanyije nanone kujya Kampala gushyigikira umuvandimwe Sozi. Reka rero dutangire igikorwa cyateranyije aha ngaha kugira ngo dusubize ibibazo abanyamakuru bashobora kuba bafite, ariko ndagira ngo nongere mbashimire byimazeyo. Dushimire Kagabo wadufashije, ni umunyamuryango wacu kandi ni umwizera wacu, akaba n'umunyamakuru. Imana iguhe umugisha Kagabo. Hasigaye rero tugire umunsi mwiza n'isabato nziza. Imana ibagire neza. Reka tumushimire Chair aho niyo mashyi mwakiriza umuyobozi. Reka rero twakire abanyamakuru, barabimenyereye ukuntu bahita babaza ibibazo birasa ku ntego. Celestin, bamumpere microphone. Celestin arari hariya. Umuntu arajya avuga izina n'ikinyamakuru akorera, hanyuma ahita abaza ikibazo kimwe. N'icya kabiri twacyemera ari kigufi. Murakoze. Nitwa Celestin Habimana, ndi umunyamakuru wa radio y'Itorero rya Adventiste y'Umunsi wa Karindwi mu Rwanda, radio Ijwi ry'Ibyiringiro. Kagabo nyemerere mbaze bitatu, abantu batatu byihuse ariko.
icya mbere ndakibaza chairman hano nahoze nsoma yaba kuri t-shirts mwambaye muravuga muti Imana niyo yanditse amateka yacu buriya twabaga twibwira ko hari ibanga mugendana ibanga mwibitseho rituma nyine muba ambassadors of Christ kwa nka korali yihariye hano mu Rwanda ntabwo ari mu Adventiste gusa navuga no mu yandi matorero yose cyangwa n'amadini navuga ko bafite ibintu byabo bifite uburyo byateye imbere ku buryo bukomeye ariko mu gihe muvuga muti Imana niyo yanditse amateka yacu mu gihe cy'imyaka 30 ni ibihe bintu bitatu bikomeye wavuga kuri ambassadors mwavuga mwahuye nabyo mwavuga ko byanabashapinze byatumye muba nabo muri bo icyo ni icya mbere ndakibaza chairman icya kabiri ndakibaza Patience nk'umu diaspora nk'uwajagarariye abaririmbye muri ambassadors ariko uyu munsi baba hanze mwiteguye mute kugenda muri uru rugendo kuva kuri itariki ya 5 z'ukwa 12 kugera mu kwezi kwa 8 gukomeza kugendana na ambassadors nk'abantu bayiririmbyemo kandi nibwira ko mukifite ku mutima kuba waje hano icyo ni kimwe mu bibigaragaza ikibazo cya nyuma nacyo kihuse ndakibaza Sozi Joram nk'umutoza wa Ambassadors of Christ Choir ubigenza ute kugira ngo wandike indirimbo tuzikunde kuko nabandi barandika ariko byagera muri Ambassadors hakabamo akarusho ubigenza ute ese sinzi uratubwira ibanga ry'abaririmbo murakoze cyane ndabashimye cyane ahubwo muzikunda mute murakoze tuzikunda cyane murakoze cyane ibintu bitatu icya mbere ni Imana ntabwo icyo gishidikanywaho dufite Imana yabanye natwe Imana niyo yashinze iyi korali kandi n'ubu ngubu turacyagendera mu buntu bw'Imana icya kabiri ni itorero ryiza ridufasha iyo udafite ahantu ukorera hasobanutse ahantu hagufasha ahantu hagushyigikira ntabwo ushobora kugera kure twagize rero itorero ryiza ry'Iremera dukomeza gushimira ejo pastor twaravugana ndamugana ni ambassadors niyo korali yonyine nzi amakorali nzi itarigeze ihanwa uzi ukuntu amakora akunze guhanwa agakosa kari kose itorero ryacu rirahana ariko twe ntabwo turahanwa na rimwe dushimira itorero ryacu iryo torero rimeze rityo ridushyigikira muri ubwo buryo nababwiye ko ntabwo ari ukudutinya batuguriye iniforome ya mbere twayiguriwe n'itorero ry'Iremera icya gatatu ni abaririmbyi ubwabo ubwitange bwabo gushyira hamwe gukunda umurimo kugira icyerekezo ariko muri abo ab'ingenzi Kanimba John tujya kujya Remera twari dukurikiye Kanimba John kuko yateraga inkunga amakorali atera n'inkunga no mu bindi bikorwa byose by'itorero kuba icyo gihe aradushyigikira aduha aho gukorera nitwe korali ifite aho ikorera kuva muri 1996 dufite aho tubarizwa abandi barepetera ku rusengero twebwe ntabwo tujya turepetera ku rusengero dufite ahantu hacu twakirira abashyitsi tukahakorera amateraniro tukahakorera repetition tukahakorera indirimbo nitwe korali ndumva iyo y'Abadventiste nzi yonyine ishobora kuba ifite aho ibarizwa kavuga ngo korali nubishaka urayisanga ahangaha kandi hatumariye imirimo yose ubwo buryo rero ari abizera badufashije itorero ryadufashije abaririmbyi bashyira hamwe bakitanga bakikora ku mufuka bagatanga umwanya wabo bagatanga ibintu byose bafite kugira ngo bakore umurimo w'Imana ibyo turabibashimira cyane so ibyo nibyo bintu bitatu ntekereza byatumye tuba abo turi bo uyu munsi Imana hejuru itorero rya umwanya wa kabiri ariko ntibagiwe n'imiryango yacu imiryango tunayikomere mu mashyi ndibuka uyu Patience najyaga mucyuri wabo ubundi bakadukingirana bakavuga bati umwana kuza saa 2 z'ijoro umwana w'umukobwa saa 3 z'ijoro mu bantu bangoye Patience yararimo ariko Imana ishimwe ko ababyeyi bagize barabyumva kandi uyu munsi akaba ari umugore washatswe kandi mu buryo busobanutse cyane akaba yarashatswe n'umugabo w'umuzungu Mr. Webb you are most welcome Marie please you are most welcome God bless you for
choosing to get married to her, to Patience. She's such a beautiful lady, and you are such a handsome husband. God bless you for the choice you made. God bless your family. We shall continue to support you in all ways. So, murabona ko kuba yaraje muri korali byatanze n'umusaruro. Kandi reka mbabwire ko Imana yakoze igitangaza. Uyu mugabo Web avukana n'undi nawe washatse umuririmbyi wacu muri korali witwa Josiane. Niyo nshuti. Imana ibagire nizibaho umugisha. Chairman niwe ufashe umwanya nka chairman nyine, abandi ubwo n'umunota umwe murabyumva. Tugomba kuva hano tukajya gutangira isabato. Murakoze cyane. Yarambajije uburyo teguye gufatanya na korali mu gikorwa kiri imbere n'ibingira ngo turimo ubu ngubu uyu munsi. Murakoze. Ku bijyanye na korali, nubwo turi hirya y'igihugu gatoya, ariko n'ubundi dukurikiranye ibikorwa byose bikorerwa muri korali. Nta na kimwe bakora batatubwiye natwe ngo tube twaba part of the activity cyangwa ikindi kintu cyose baba bateganya gukora. Ariko twishimira buri gihe kumva ko korali irimo gutera imbere kandi ikora ibikorwa bitari uguteza imbere nka korali, ariko noneho bikaba n'ibikorwa byo ku rwego rw'igihugu, ku buryo nk'igitekerezo cyo gutera igiti ni ibintu byiza cyane buri muntu wese yashyigikira, niyo waba udaturuka muri korali cyangwa se utarabaye muri iyo korali. Ariko ni byiza kuba korali yumva yuko twanashyigikira na gahunda nziza y'igihugu yo gutera igiti. Ku bijyanye n'uburyo tuzifatanya nabo cyangwa tuteganya kwifatanya na korali mu kwa munani tariki 23, ni ibisanzwe ibyo bazaba bakora bateganya gukora byose tuzajya tubikora, nubwo twaba turi hirya y'igihugu gatoya, ariko tuzaba twifatanya nabo kumenya iki tuzagikora gute cyangwa iki ngiki tuzaba supportinga gute cyangwa tuzaba kugira ngo iki gikorwa kizagerweho kandi nacyo kimere neza nk'igi cyo gutera igiti kibaye kandi neza. Ndibaza ari ibyo ngibyo. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Nitwa Sozi John. Aki mikoro ntabwo yabajije ati ubigenza ute kugira ngo indirimbo zinyure iwawe zizamura ambassadors zibe umwihariko ku bantu bose, n'abadivantiste gusa cyane, ariko abantu bose. Igisubizo ni iki? Umwihariko ni Imana iwutanga. Urabona yewe hari ikintu njya ntekereza subiye inyuma gatoya, uburyo Imana yamfashe inshyira mu nzira ngo nzi Rwanda. Yewe sindi umunyarwanda, ariko uburyo naje nabyo byasaba umwanya kugira ngo umuntu yumve uburyo naje n'uburyo butangaje. Rero ubwo buryo butangaje Imana yahisemo kunzana mu Rwanda, ni nabo buryo butangaje ikora uwo mwihariko. Ntabwo ari jewe ngo nandike indirimbo nkashyiramo imbaraga ngo zibe zifite umwihariko kuri ambasoya. Ni umwihariko w'Imana. Murakoze cyane. Mbere yo twakira abandi, reka Robert Authentic Events, umufatanyabikorwa ukomeye cyane uzanaduherekeza muri urugendo, mubanze mwumve nabo icyabateye imbaraga zo gukorana ambassadors. Bafite abantu bihanganye benshi baba bakorana, sivuze ko ambassadors yoroshye. Murakoze cyane. Ikibazo cyiza. Authentic Events ni ikigo kimwe mu bindi bigo biri muri Trust Capital Kira Investment Group. Intumbero yacu ni kujya ku musozi cyangwa kuri sector ya karasisi n'imyidagaduro, tukazana indangagaciro z'ubumana kuri uwo musozi. So gukorana na ambassadors babivuze,
they are among the pioneers of the gospel music mu Rwanda. It's an opportunity kuri twebwe, ariko nabo ni ukubafasha gukomeza gukora ibyiza basanzwe bakora. Uyu munsi rero dutewe ishema no gukorana nabo, wenda ibindi turaje kugenda tubivuga. Next question. Muhereza microphone. Murakoze cyane. Amazina nitwa Nshimiye Rerwa Iber, nkorera Kigali Today. Mu by'ukuri abanyarwanda ntabwo nzi ngo bari bangahe, ariko baravuze ngo nta gahora gahanze. Nyamara Ambassadors of Christ Choir mumaze imyaka 30 muri Itara. Ubwo bishatse kuvuga ko umugani mwarawuhinyuje, muremera muranakomeje gukomeza kuba kwitara, nubwo umunyarwanda yavuze ngo nta gahora gahanze. Icyo ni igitego cy'umutwe mwatsinze, ibangarira hari birumvikana. Ariko nanone imbwirwaruhame zose zatambutse mwagaruka ku ijambo igiti muri iyi minsi ba rutwitsi, ndavuga batwika amakara, babimereye nabi, barabitsitsura umunsi ku munsi. Birumvikana ko namwe mufite imbogamizi muhura nazo. Birashoboka ko zihari, se mukaba mwiyumanganya cyangwa ntabwo zihari. Niba zihari nizihe, zizakemuka zite? Murakoze cyane. Urakoze cyane. Kigali Today. Nta gahora gahanze niko watangiye uvuga, ariko kubw'Imana, Imana yacu nihinduka. Ko yari ejo, ikuri uyu munsi, niko izaguma n'ejo. Kubw'ibyo rero dukomeye ku Mana, dukomeye ku bwayo, ibyo dukora byose ni Imana ibidukoreramo. Ariko umurimo dukora nanone, kubera ko ari umurimo w'Imana, ntubuze kidobya, ntubuze abanzi. Abanzi barahari, kandi umwanzi wa mbere ni umwe gusa, ni Satani. Satani rero ntabura kwivanga. Ngira ngo hambere mwumvise uburyo yadutugabyeho igitero, tukagira impanuka yahitanye bagenzi bacu 3, ndetse n'abandi bagakomereka. Ibyo rero byadushubije inyuma igihe gito, ariko turashimira Imana ko yongeye katubyutsa, kadutera imbaraga, ndetse imbaraga twari dufite icyo gihe zikikuba kenshi, kandi Imana ni kwikora. Imana rero yaturwanyeho, turahaguruka. Mwumvise indirimbo twagiye duhimba nyuma y'icyo gitero twagabweho n'umwanzi, ndetse ntabwo ariyo yari impanuka ya mbere, hari n'izindi zayibanjirije, ariko turashima Imana ko ikiduhagaritse. Usibye rero ibyo ngibyo, ntihabura n'ibindi. Hari ubwo Satani ashaka kubaca intege, hari ubwo ashaka kuzanamo umuyaga, ariko kubera ko turi igiti cyatewe hafi y'amazi, duhora dutoshye. Ibyo turabishimira Imana. Turabishimira Imana kubw'Imana. Imana yatwambitse imbaraga zayo, iduha kuyikorera, kandi tutari abantu badasanzwe, ariko turi ba bantu bo hasi cyane. Ndibuka dutangira twari abantu batari benshi, ariko twari abantu baturanye, twuzuzanya, dukundana, dutangira dutya umurimo w'Imana. Imana iraturinda, nta mbogamizi zikomeye cyane navuga ubu zitubuza gukora umurimo w'Imana, nubwo hataburamo umuyaga, ariko urahita twebwe tugakomeza. Imana rero turayishimira cyane kubw'ubuntu bwayo kuri twe. Ikindi kibazo? Yes, TV10. Bakire tubanze sister. Abagabo twihariye ijambo. Cyane. Murakoze, nitwa Esther Fifi Uwizera, nkorera TV10 na Radio DC. Ndashimira cyane Ambassadors of Christ ku murimo w'Imana mukora hanze no mu Rwanda ndetse no mu Rwanda. Ndashaka kubaza
ikibazo kigira giti isabukuru y'imyaka 30 iri muri uno mwaka ariko muzayiziza umwaka utaha mu kwa munani kubera iki mwayishyize umwaka utaha ko ibintu mutabitekereje umwaka ushize muri 2024 ngo ugere muri uno mwaka bihurirane hanyuma muzizo umwaka mu mwaka nyine byahuriranye mukabikira umwaka utaha hazaba hari kurengaho umwaka umwe hanyuma ikindi kibazo gikomeye natekereje kikumva gishaka nko kumbabaza ku kimwe yajyanye ahantu hatoya ahantu hano mu ntare ni abantu babiri kandi isabukuru y'imyaka 30 abakunze mufite hanze y'u Rwanda no mu Rwanda ni benshi kandi mwavuze yuko muzatumira n'andi makorari muvuga ko ari no muri vacances mubwira abanyeshuri ngo bazaza bicare he bahagarare ko naho guhagarara naho hataboneka mwashatse ahantu hanini mwizihiza isabukuru y'imyaka 30 abantu koko babakunda bose ko muzika ari benshi ko ntabwo bamufite ko abantu batazaza mbizi ntabwo bamufite pe mukavana ahantu ibihumbi 2 koko n'ibihumbi 2 byahariye bibiri ni bike cyane pe mugerageze mushaka ahantu hanini ikindi ndifuza kumenya abantu benshi batekereza mwatangiye muri abantu bangahe umugeze bangahe noneho muri ambassadeur ese hari umubare muzahagarikiraho mukavuga muti abantu babaye benshi korari ubu ngubu turafunitse abandi bajye hasi mujye mugenda wenda batoya bazamuke muri junior ubu ngubu twagize umubare uhagije ubwo murambwira mwatangiranye mubwira mugeze ubu mubwira naho muzahagarikira mvuge muti dushize akadomo murakoze ibibazo birakomeye cyane ariko ibisubizo birahari reka mpere kuri iki ngiki cya nyuma yes twatangiye turi abantu nka 20 ariko uyu munsi turi abantu bakabakaba 200 urumva rero ko tumaze kuba umuryango wagutse ubwo no kuvuga ngo ari abayitangiye abasaza n'abakecuru bari ahangaha na bagiye baza nyuma n'abana bacu n'abuzukuru bacu twese turi mu murimo umwe ubwo rero twatangiye turi nka 20 tumaze kwikuba nk'icuro 10 byo turabishimira Imana ngira ngo icyo ngicyo ndagishubije ikindi kijyanye naho tuzakorera aho tuzakorera tuzi ko kuko ari hato ariko icyo gitekerezo turacyumvise tuzagenda tukiganireho turebe iyo dushobora kugira plan B ubwo igitekerezo duhaye ni plan B turagenda tugitekerezeho turebe koko niba twakomeza tukajya hariya cyangwa se twagura tukagenda tugakorera ahantu hanini dushobora no kujya muri stade cyangwa tukajya muri BK Arena ariko twebwe aho twatekereje naho ngaho ikindi kuki tujyana umwaka utaha mu by'ukuri twatekereje kubikora uyu mwaka ndetse muri uku kwezi kwa 12 ariko abantu baza kutugira inama nk'uko nawe tugiye inama ariko korari imyaka 30 murumva koko mwavuga ngo ibintu byose mubikora umunsi umwe mwabishyize mwarambuye mukabyita urugendo niyo mpamvu rero twavuze ngo reka dufate urugendo rw'amezi 6-7 cyangwa se 8 tugira ibikorwa dukora noneho bizatugeze kuri ya tariki ariko icyo ni igitekerezo cyaje nyuma ntabwo twabitekerezaga twamumvaga tuzakora isabukuru nk'uko abantu basanzwe bakora isabukuru ariko abanyamuryango batugira inama no muri korari haza ibitekerezo biti ni byiza ko twatangira urugendo niyo mpamvu uyu munsi rubwo twatangiye urwo rugendo twatwise urugendo nyamara mbere twatekerezaga ko yaba event y'umunsi umwe ariko ubwo byarangiye tubigize urugendo niyo mpamvu rero tugiye kujya mu wundi mwaka ariko ubwo twatangiye uyu munsi no kuvuga ngo n'ubundi twatangiye kwizihiza tukiri muri wa mwaka w'imyaka 30 sinzi niba hari ikibazo gisigaye ariko umubare ntarengwa nta mubare twashyizeho kubera iki turacyabyara kubera iki itorero riracyabyara ntabwo rero twashyiraho umubare ntarengwa kubera ko umurimo dufite ni mugari n'umuryango wacu turashaka ngo waguke ukomeze ubu dufite ibyiciro dufite abitwa ba pioneers ko ahangaha bahari dufite abandi bitwa extended niyo mpamvu patience ari ahangaha no kuvuga ngo ni wo muryango urimo abatangiranye na korari n'abayiririmbyemo bakaba batakiri mu gihugu cyangwa se ku mpamvu runaka bakaba
tutakiri tukaba tutakiri kumwe ariko dufatanije, aba bitwa extended. Tukagira noneho n'abaririmbyi bari mu byiciro bibiri, hari abitwa senior, nibo cyane cyane muzi. Hakaba rero n'abana bacu bitwa junior. Abo bose iyo bashyize hamwe n'imiryango yacu turakabakaba 200. Ntabwo rero dushaka gushyiraho cap cyangwa umubare ntarengwa ko itorero cyabyara, itorero cyakura, umuryango nyarwanda uragenda wabuka. Ntabwo turo twa umubare ntarengwa kuko nta cyatubuza, nako nta cyatuma tuwushyiraho kuko ubushobozi n'ubw'Imana kandi irabutanga. Murakoze. Twakira ikibazo ngira ngo kimwe, hanyuma kubera ko tutagomba gutinda hano kubera ibindi bikorwa bikomeza, umuhe microphone. Nukurasa ku ntego, natwe turabasubiza turasa ku ntego. Murakoze. Nitwa Theophile Ngorera Kwiringira TV. Ikibazo ndaza kukibaza, yenda perezida yasubije byinshi ariko nge ndaza kubaza Authentic Event. Tumaze kubona ibitaramo icya kabiri cyangwa se nimwe muri korali y'Abadventiste, tudari dusanzwe tubona harimo abantu runaka bategura cyangwa se barimo kumanaginga ibitaramo by'abantu. Birarangira twabonye icyawe ya Vope, tubonye umunsi ambassadors, birarangira kuri ayo makorali cyangwa dutegereze ko andi makorali nayo muzabasha gufasha muri buno buryo? Murakoze. Reka nanjye nongera agakeregeshwa kanjye kugira ngo umuntu akoranye namwe bisaba iki? Murakoze cyane. Twebwe turi abakozi b'ubwami, buri wese ufite intumbero zo gukorera ubwami. We are very open to work with everyone. Ambassadors nabo bariyongera kuri Hope, n'abandi turabategereje. Subiza n'ikibazo cyawe, n'abandi bose rwose amarembo yacu arafunguye. We can't wait to serve you. Murakoze. Ambassadors of Christ baracyafite umwanya, bazakomeza kwakira ibitekerezo. Reka munyemere twakire umuyobozi w'akarere ka Gasabo wungirije, umuyobozi nshingwabikorwa wungirije. Abasaba nyakubahwa muhaguruke tubakire kuza kudufasha, tumuha amashyi. No mu gihe mwari mutaraza mwatwohereje umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge, tujyana hariya dutera igiti kiri symbolic kivuga kuramba, gukomera, u Rwanda ruba inganzamarumbo, ari nako bimeze kuri Ambassadors. Umwanya tugiye kugeramo turagira ngo tuze kwakira DDA atubwire ijambo, ariko mbere yuko tuhagera nanjye ndacyifitemo ubunyamakuru. Ndashaka kubaza Patience, nari ndi muri Tanzania muri 2011, Ambassadors ihura n'ibibazo, igihugu kikohereza indege, ntabwo ari byo ngiye kubaza, ariko nashaka kubabaza mwembi, imyaka 30 isobanuye iki muri ministry nk'Ambassadors, isobanuye iki kuri mwebwe nk'abantu? Ese hari icyo mwebwe byabutsemo ubwanyu? Imyaka 30 kuri nje ntago mvugira abandi. Imyaka 30 kuri njewe byerekana gukomera kw'Imana. Sinzi niba ngushubije. Koze imyaka 30 iyo biza kuba imyaka 30 munyenga, ako kandi kabazo ka nyuma ntago wenda bajyaga tuba bafite umumaro. Munyenga nta salvation ibamo. Iyo gituma yenda Imana muri iyo myaka 30 maze nindi zaza yagiye yemera yuko habamo ibintu bimeze nka biriya n'impanuka, aho ugomba kubyuka ukibaza uti hajya nakoze iki kugira ngo ndokoke, ugasanga ntacyo. Ukibaza impamvu narokotse ni iyihe? Kubera ko utazi impamvu ugatangira kubireba uti kuko ntazi impamvu, reka nongere nkaze ntuzi. Ukuvuga ngo habayemo gukiranuka birenze aho twari turi. Mubaha amashyi. Nagira ngo wenda mbasabe biyicarire. Isezerano
shimwa mani sumba byose bose bagushime bose baguhimbaze haleluya shimwa mani sumba byose bose bagushime bose baguhimbaze bose bagushime bose baguhimbaze. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.